Nicare? watangaye. Mana yanjye. Isore n'umuntu mwiza. Uranamubeye. Uri musura bana ntabwo koko. Isore. Aguse agatanga ko twakiriza iki? Twakiriza iki? Kubisetse. Urugo rwacu ni rwiza rurimo byose habo wasonzera nta nyota kwica tubonye uza tugana rero umushyitsi yakugana ugomba kumwakira ahubwo wantindiye nkwakiriza iki ndowa hano ndowa hano hehe hano ntabwo nkuzi ahubwo sinumva ko ntabamenye ese wasigiye wanyibwiye ko ntakuzi nyine zamuhari byo yari yambwiyeho bikeya inde umuzamu kakabwa nabonye kuri ntuza hariya kuri gate kakagabo yesu kakabwa simvuze mu gifaransa mvuze mu cyongereza mvuze kakagabo ni umuzamu ukora hano ko nanjye nyine ndowa hano wowe se kwitande nitwa Nyirankotsa witwa Nyirankotsa shani zuba ni nako kambere cyubishe nyine nababaza ariko nanjye nitwa Kamariza utajya kuri Kamariza ufite izina ryiza nakubaza nta kibazo mbaza ni wowe zamambwiye Umukozi wa mabusha nanjye ndi umukozi hano mu rugo rega nubwo ndi umukecuru none se zamakubwiye mu biki bijyanye n'iki akubanze byo yambwiye ari byo nawe ugira amahane nta mahane ngira iki uzi ko papa wanjye ari pasiteri yego uzi ko ndinjira mpobera n'utavuga Imana we noneho umumabusha winjiye aha ngaha we ni n'umuntu mwiza ntameze tugira Foromina uramukunda arakakubitwa n'inkuba arakangara tagira amazi nawe usuye mugore winjyana kure mbabarira rero no tuganire ngiyewe mbwira uti nkubita amakuru atari ivumbi mbibwira ibyo bani ngo uzanyira karama ahubwo ndaha maze iminsi nahaye nagize n'ikigore kiranyambuye numva ngo twaka twanjye turi kwangirika turaza njya kwisarurira imyaka ngenda nanagisabye uburyo zamu yambwiye ngo ntabwo mwumvikana na Foromina kera ndakubwira ko bose uriya mugore ni umutenge ahubwo se ubu se hari ikintu yaguhaye agira inda n'umushyushyara buryo ibaze ko ateka inyama agura nk'ikiro akazi katari kuzibara ariko nanjye ndamwemeza yamaze kugenda nongeye ndongera nkazikata nkazigabanya umva niba yaratetse inyama 30 ziba 60 wowe wanje kira hano ndakwemeye none se wowe uri musaza uri mushiki umugabo we shabyihorere tumwe nguri Nyirankotsa gahunda nahuye nako niki mwana wa yuna waje baje kundogoya mwazanye undi mukozi sibyo bo baranyirukanye ubu ni banyirukanye mwana wa wabagiye twaganira nk'umuntu yemwa nshaka kukuryamaho yemwa mva mbwire byanjye uretse oya mutaba muri kumbeke yemwa witwa nde nitwa Asi uyu ni mama wawe iyi ni mama kuri nzoboka bari igikarazi zana papa
gusa ikindi byaramwerura muhima ngaho ndatuje kwa mwana wa Umukozi mwazanye mwana wa Foromina mbabarira tumukande ariko muzahita utaha amakuru numvise koko uri muri mu kazi we yego baba rero ese ntabwo ubona n'agasura niba uzi musaza wanjye nyakwigendera ntabwo nyakwigendera hari bose yarapfuye yego none bose yarapfuye kumuna wikanze mana we amafaranga yanjye we mana we yatanyishyuye kandi yari yarambwiye ngo nazazanyishyura none se kuki mwemeye ko atanyishyuye ese mabusha umunsi kwambaye neza ugiye rero ubu nibwo bwa mbere ubonye nambaye neza umunsi wambaye neza cyane twenda twiza cyane nawe nushaka umugore uzajya utumugurira twiza tumeze urani mushaka nzanugurira uzajya utumugurira se nawe ubwawe utiyambika reba ukuntu uba wambaye ariko ubundi yewe nk'ubu bavuze ngo nambaye neza ngiye guhita ngusohokana nkakujyana hariya haruguru nakugurira nk'akabushete kamwe karya none ukuntu wambaye kanyikuga zitugende cyo kwego waba uri kuninza kandi ngiye ese imyenda yanjye nta nubwo nigeze mfura umunsi ntabwo wagize ute ntabwo nigeze mfura wakoze iki nyine sinzi ukuntu byagenze ntibagomba gufura murabizi yuko ngiye kuryama ino myenda nyikuramo nkayifura nkayanika ko nyikuramo nkayifura nkayanika cya gihe ujya ubona natinze kubyuka imvura nk'iyo yaguye nkayifura nijoro igatinda kuba mu gitondo niyo mpamvu ubona natinze kubyuka burya rero hari ikibazo dufite umwana we yarabuze umwana wande Foromina kagira inkuru umwana wa Foromina yarabuze kandi na munini namubuze mbese nabuze uko nawe cyangwa naguruka kumureba Jerega nabyutse nibereye mu byanjye nuvuga ko muri mu byanyu mu kazi wabi watashye rero usanga ibisoro biteguye ku meza kugira ngo yaryamye nyine wenda yananiwe ahubwo se byo byumvishe gute ibiryo ujya banza ureka iby'ibiryo ibyo biryo ubwo nibyo turiho ubu nimaze kumbwira sinzi umwana wa Foromina yabuze sinzi Honorine yabuze none uhise ugera ku biryo icyawe ninda gusa mpamvu rero nkubwiye ibiryo nagira ngo umbwire ukuntu wabyumvishije umbwire ubundi ibintu ndakomeza mbikubwiye akore uruzuye umbwiye ngo Honorine nguki Honorine kuvisha narambuze wowe kwa Foromina we hamaze igihe kingana iki baba rero Sam yambwiye ko akubise ibyumweru 3 atamubona kuki ubu Foromina urumva ko bavuga yakuyeho amabati yarasaze urambwiye ngo umwana we hashize ibyumweru bingahe yabuze none na Honorine aragiye ahubwo nanjye mfite ikibazo yuko uzabyuka umunsi umukambura utwo dukino none tukimamurimo se urimo uranyemera Frankana Honorine nawe uhari cyangwa arahari mabusha kuvejo Honorine nuko abakozi mutangira muzana Honorine naramubuze namushakiye ahantu hose naramubuze ariko Sam yarambwira ngo yagiye ngo afite ubwoba ngaramuhamagara ngo naza agiye kinamubwira Sam ngo arangije aramubwira ngo ntagende ngo atazamufungisha cyangwa biziranyaho na Sam agiye kumugira umugore oya Sam yarambwiye ngo yamwirukanye ngo ntagashaka kumubona mu maso ngo atazamufungisha ndamubwira ni rero mutazangu ugiye kumfasha gushaka Honorine ngo yarambwiye ngo nabazahana nabwo mutazangu ugiye kumfasha gushaka Honorine ndagenda ngiye mbwira mabuja ko rwose umwana wacu ngurishije ubundi bagufata ubagiye kugufunga bahamagara abayobozi baza kujyana kugufunga usona ahantu bamushyize imyenda yese irimo hari amunzu imyenda irahari yose irahari yagiye uko yambaye erega yavuye ahangagiye kugura igitunguru vagiye kugura igitunguru negereza ko umukobwa ataha ndamubura ibyo bintu ko birimo ikibazo naye ngutegereje kugira ngo utaye kare mbikubwire wanyuze agatotsi kanyibye niyo byagenze bite sinzi hano wanyuze utaha akazi kari kabaye kenshi none se ubwo ibyo bintu ariko rero nubwo twabitangiye numva ndi kubikinisha numva birenze tumva bikabije ahubwo ibaze nk'ubu mama wa Honorine aramutse ahamagaye akavuga ngo umwana wanjye mwamushyize umwana wanjye musuhuze kwamubwira ko ari hehe abarumbwira umwana wandi namukura he kari ikibazo babusha niba rero hatangiye kuza ibintu bitwara abana kuko urumva wa Foromina yaragiye na Honorine yagiye urumva ninjye utahiwe sasa ahubwo nani nshyiramo ikiziriko cyangwa unyambika ka twatuntu bajya bambika abantu cyane nango ubwo ryugira
ngo gushyiramo ikiziriko se uri inka cyangwa ubaye ihene njya kuzirika nyine niba utangiye muri cya kiziriko ushake ka kantu ukanyambika abantu batabona uzi ko uri gufata ibintu nk'ibintu byoroshye kugira ngo ujye uncungira kuri telefone yawe niba aramuka abana ibyiza menya nkushakira urase umuntu turamushakira he hey reka gukina ntabwo ndi gukina rega ndababaye reka njye kwa Foromina njye kumubaza wewe ndagenda niba atari bya bigambo byawe ndakuzi ariko mabuja cyangwa uri muranjijisha yagiye mugiye kubana imyenda uraza kuyimushyira ugiye kumushaka nimba na Honorine none mbona ngifite ubushobozi bwo kubana na Honorine wa wundi se wari waragutesheje umutwe uko wari wasoze ugiye kubana nawe sha uri amwihore n'ubu ndamutekereza nkumva rwose amarira yuzuye amaso reka njye kubaza kangiye kwa Foromina ngiye kumubaza numva ibyo ari byo numve nawe nibyo uwo mwana we nibazi n'abamushimuza umva rero niba ugiye kwa Foromina ugende woroshye nk'umuneke wahiye neza kuko ntugenda uri kuvugira hejuru aragutumura kira kinyamabere se cyangira giti sawa tangira gutera reka njye kumubaza ukuntu bimeze ninsanga ari ubwa bugambo bwa nawe gatuma ubushize nagiye yarantuka none ubu ngubu mukora ibyo bishoka byose Honorine ataye kuko ndumva nkumbuye kurya ibyo yatetse wasanga uzi yari cyangwa ubiziranye hano ahantu uri kumusanga ngiye nkumbuye kurya ibyo yatetse rwose ugira umushaka umugarure hano kajya kurana niba atari ya makuru yawe ngira amabere se nusanga atari utahana agafanta ngenda bikubwiye nanjye nifitiye ikibazo cy'uko bashobora kuza kunyiba none wowe ngura aho ngaho ngo ndi kukubeshya Nugira kigore nayo gize amaguzi nary'Imana. None se kuki yapeni mumuzana none bura ngo tumushingure mvuga amadeni afite banyishyuresha. None se kuki fami ntabwo atabimbwiye ko umugabo yapfuye no jambo se ntabwo wari uzi ko boss yapfuye ntabwo uzi ko boss yapfuye njyewe meruka ajya ku kazi ambwira ati Nyirankotsa ihangane ngumanire n'iki kigore cyane ko cyari cyane kwa cyo garwara amajagamo none ukirangije none umugabo w'imbere yapfuye kuki mwamenye ko apfa mwewe n'imyaka ishize imyaka myinshi apfuye imyaka apfuye bose njyewe nta mezi abiri araca havuye ahangaha none ngo imyaka nakumenyera ino mwese kuro nta nubwo uri muri amukazi wa mabuje n'ibigambo byose nari ngiye kuvuga do ndacinze papa manzi yavuye ahangaha papa manzi ndire mbigusubira papa manzi papa Debora mumanzi simbizi papa Debora musundijwe n'iki gusa amarira yanjye apfiriye icyubusa niba byazanye ahangaha makuru ya hano yahagazeho neza urayazi reka we nanjye mbanze kubaze neza uriya mugore yari afite undi mugabo arapfa uriya ni igipfakazi nari se afite undi mugabo hano ari umugabo ngurira akantu ubwo nabyumvise amakuru ndayatangira kurya ahangaha aho ndabinywera mbwira n'umugore mbanze tujya dusangira akantu mbega umutinda agasani w'umugore mubi mbega ishyano ribi umva afite umugabo munini ufite inda w'igikara kurira barize se nawe nibutse reka kurira utumye arira mawa reka kurira mawa reka umubyeyi amakuru yose ndetse nyahagarika rero hano afite umugabo bafitanye umwana witwa Manzi uwo Manzi baramubuze umva sinzi ukuntu bimeze nanjye narigendeye nasize Manzi ngo baramubuze ariko yari afite umwana nk'urumogi inshuti yanjye umwana w'inkaga urumogi agira kigore umutinda agasani w'umwana nta nubwo muzi naho nshaka kumenya nshaka umwana wacu Debora uriya mugore yaramukankanye uzi ukuntu yamufasha akaguru gutya urumva wari wabona ihene bamanitse bayishishuye yamufasha amaguru gutya amusohora amukura amufasha amaguru umwana agenda kuba ibiganza azavuga ati mama wambabariye mama we ariko koko nyina kuki utambereye umubyeyi ngo undebere uwo mwana basi ego kereka nshaka kwirukana uriya Foromina iriya shyano ry'umugore ryogasaruza urwembe uri kumva ryashyano Foromina ryogasaruza urwembe ruhunikire mu kiririti ndi kumwe nawe agenge
arambona arakurikira musaza wanjye aho yagiye. Mabusha umva reka mubwire gutukana na Foromina akabatukana iyi nzu ko mugiye kwibambura amahirwe mugira nuko nitora tukazi ntahuze reka ngo kubita inkuru ya byose wowe reka manze ngo kubita inkuru Foromina uriya muzigo w'umugore ni umugome nta handi na Debora ataryaga kumbi none se ntabwo ne wampaye neza aha ngaha ni kwa musaza wawe cyangwa nabaye amakuru yanyu se meza mabusha yose meza karibu karibu kabiri kangana wicara mu meza kabiri kangana ni wowe basi nasanze abashyitsi bagize rungu mvuga nti rero ubwo mabusha adahari reka nicare mbe mbaganiriza ariko se serimo urabazi urabazi se wamugani murabaye ntabwo byari ngombwa ko baba ntabwo ari cyo wabahaye karibu wageza aho ute njyewe urabona kabiri gatatu hagurutse ikiraka ngaza biki inde bo nyine bakiriza kigeze bakubwira ngo bakire kabiri gatatu aho barizwa cyane nteke iki ntacyo ugenda ndakubwiye ngo genda amesohotse uraza kuri mama aso ngaruka unume ariko ayo matwi yawe urumva Asiya nyabuze ikimbetezi Karame. vayo mubwire nanjye uwo munsi ndemahuje nuko ntahari aho muzigo w'umugore Nari mbitabye. wakwitabye se wowe ukagira n'ibyo uzitabururira Koze kandi nakoze iki? ese ko mbona abashukuye ntabwo bariye kwanza haguruka ntabwo abonye Foromina ibyo yankoreye nidukubwiye kwicara haguruka tujye tuvugana kandi gira gutya uku wese ufite n'utubuno hindukira ndebe ego ngaho icara urashonje Oya, ntabwo nshonje. ese ni ukuvuga cyangwa uriyirobetse nawe uri imbabura nka nyoko Oya. ko nyoko ari imbabura aho kuki utaba igishirira ukuntu bimeze rero uyu munsi sibyo si ubona ko ndi umuntu mukuru si ubona ko ndusha mama wawe imyaka ubona ko nyoko ajya ntumageza nkihangana ubu rero ntawahari bagiye ugiye guteka kandi uramukubishirije urabirya byose kabiri hano hantu winjijemo inkweto ubwo abonye binjije inkweto nawe uje ukatakatamo ejo narahakorokye ubu niba ugiye gukoroka uri kunyumva Ntazi gukoropa. ntabwo wanyu wakoropaga Mu rugo ni mu bitaka ntabwo dukoropa. yewe nyoko yizunguza kuriya muri twa dutenge twiza ufite ibitaka mbonye inkuru kagira inkuru mufite inzu ibitaka Foromina arabizi Arabizi. ntabyo Foromina azi yaba yarabibacyuriye kera ariko arata nkabibona nyoko aba yigize umusirimu ariko uko bigaragara cyangwa mwene n'ikigome kirisukisha ibisuko byiza kuri yawe nta no kugushyiriramo agakata mu mutwe ese undi ni mama wawe cyane mukaso Ni mama. yego yakubyaranye na papa wawe yego papa murabana Oya. yewe uri iki nakoreka nceceka ntacyo mvuze yanuza n'amazi yo kunywa mvuze amagambo menshi kandi ugerageze wihutishe ihute nzanira amazi yo kunywa wa mugore w'umunyacyaro aranyuzwa n'iki noneho ye baba data we mbonye inkuru
wasanga n'iwanjye ariho heza. Yesu umenye icyo kamera ntabwo nta kintu. amubwira abantu rekaze ukagira ibintu umena. Ntabwo najya gusobanura Foromina ngo niwe wari urimo bikora. Marino bazaniye amazi. Bisi iki kintu kiri hano bene. Iki kiri wajya hano bene. Nagiye hano. Kiri wajya hano. Ndabona ngo udasobanura hano. Ntabwo ngo iceceka. Ndiko mu matwi yagiyemo amazi. Nakubwira ngo iceceka. Ukireyo ukazagira icyo ubwira nyoko cyangwa Foromina. Uzambona. Ndikumva igihe bahari. Uzajya uryama. Rimwe na rimwe uvuga uti mami ndashaka kujya kandi ujya unyita anti. Uri kumva? Nzongera numva umpamagara Nyirankotsa uzakokereza mu mivumo iwanyu. Uvuga uti ndashaka kujya gufasha anti akazi. Uzafasha koza ibyombo. Ubyo ukorope nzabikwigisha ufure na Foromina umufurire. Mfite igikariso hariya mu gikarito sha. Reka nza nanjye nkigufurishe nk'ibyo Foromina yankoreye. Sibyo? Nta kibazo. Ikibazo nayiyambuye nijoro. Iyo nambaye ndayimaramo iminsi 3. Ni wowe uzayifura kandi ukazabivuga. Do. Oya ntago nzabivuga. Undebye mu maso ngira ubona urakamurira nyoko hano muri salo. Nyoko uri kumukamurira hanga. Oya. Jya kumukamurira hanze cyane iki kirahure. Kandi ubanza uzana agaturusha hano hano. Nanjye banza mbaye mu mabuye aho. Foromina ajya mwishyura nanjye ugiye kuba mabuye aho utari. Umunyanyu Asiya itosho kandi uze neza mu nkangure.